Yo. Okay. Ya agafilimi kacuru kugatangi barakwereka afande wacu aratambukaga muri buno buryo afite n'agahene hari waje afata umukasi maze ahita akata ikiziriko cy'ihene wo gacwa we afande arakomeza uyu nguyu ihene ahita yitsindira yitonze urave kubiyi myaka arakarudomoro wacu rero sasa ngavo filimi yacu yo nuko itangiye rero wo gacwa we afande wacu akomeza kugenda kurura ihene azinga kuruye ihene kumbi n'ikiziriko gusa kumbi kino muri no ruhande nuko gikanura wana ngavo afande we urugendo rwarakomeje muri buno buryo rero wo gacwa we afande Sitevo azinga ari gukurura ihene kandi bayitwaye nk'ejo urave kubiyi dunia rero sasa anageze hano rero nta burage arayifata maze arashumika ayishumika hano azinga ihene iracyahari ukurikira unareba akantu ku kandi nyaboneka afande asoje araza yitonzi afande Sitevo ngabo maze aca icyo bita ikirere ukita ikoma maze rero azanira ihene ng'ibirisha cyangwa se ibiryamo gake wana maze afande araza guhereza ihene arebye neza ihene arayibura ibi ni ibiki kandi ihene yanjye igihe mwogacwamwe afande yatangiye kwitegereza wana arazenguruka ibi ni ibiki mwogacwamwe we ihene yanjye isirengeraho kandi afande Sitevo byaramucanze kumva uko bimucanga kino cy'iby'ihene nubwo buryo gisohokamo porampora kirunguruka wana gifata ihene kitonze rero sasa nk'abandi barara bose kiyita kikarenga harakarudomoro wacu ngavo afande we ku rundi ruhande rwose ibintu byamucanze cyamurengeyeho umufana urave kuri afande wacu nawe atangira gushakisha ihene yiwe muri buno buryo afande Sitevo wacu wana kumbuka ashakisha ihene rero yiwe barakwereka icyayitwaye nubwo buryo kigendamo kitonze afande nawe rwose darotere kote aracyashakisha vuba na bwangu wana ihene yanjye igihira uko yibaza aho ihene iri kukarenga nayo bari kuyijyana bubi na bwiza ngabo rero sasa kumbi ku rundi ruhande barakwereka gakorere wacu yari yambaye full uniform agiye ku kazi gakorere wacu rwose yari yazindukiye akazi wana kino kigeze hano cyese gihura na gakorere wacu yita kigendamo gake kandi kitonze urave kurinde kuri rudomoro wacu aza porampora aya pasi wana gakorere wacu yitegereza uyu mugingo umunyuzeho ariko uyu mugingo kumbona afite ubwobara ariko bira ntabwo bindeba reka nikomereze gakorere wacu rero nta kindi yakoze yari ikomereje kandi atuje ameze neza cyane ngavo aramakinga mwendo wo nuwa jeshi aragenda kama jeshi kumbi kino gitwaye ihene yo nuko kigenda kigize nyoni nyinshi nkaho nta cyabaye wana mu kureba inyuma cyabonye gakorere wacu yakarenze kirongera kifashamo rero kiriruka ngavo wana gakorere wacu wari kumakinga ngo uve kubiyi myaka ngabo rero sasa ari nako nkubwira ngo ukore subscribe nimba uri mushyashya kuri iyi channel afande ku rundi ruhande rero sasa nawe akomeje kuza gusa ntabyumva neza yageze hano biramucanga yifata mu mayunguyungu afande Sitevo wacu arakomeza yitonze muri buno buryo unabyibuke ko uyu mufande rero yakoze n'ikosi rya komando amezi 9 gusa byamucanze rero sasa yaboneka ukore subscribe kuko ari ingenzi cyane ngabo rero sasa barakwereka gakorere wacu rero nawe ari kuza yitonze porampora aya basi yahuye na fande wacu morning afande yaramusuhuje morning isha ati rero sasa nta muginga muhuye ari gukurura ihene agahene gato ntawe muhuye kweri nta hene kwanza umboneye wana gakorere wacu yashubije ubwonko inyuma yibuka umuginga ahuye nawe afite ihene ngabo wana yarabyibutse neza 5 kwa 5 gakorere wacu ahita abwira fande ngiye mbonye umukaritasi duhuriye hano hirya ari gukurura ihene ubanza ariyo yawe ngwino ngiye kumukwereka ngabo rero sasa abafonde bacu nta gutinda
bahise berekera bajya kureba ngo ninde ufite ihene ya fande. Rero sasa dore ngaba wana kumbi barakwereka icyatwaye ihene y'abandi. Rero dore n'ubwo buryo gihengiza ugacwa we. Ngabo rero sasa urave kubiyi duniya. Ngabo kiratangira gifata ihene y'abandi kirayerekerana muri ubwo buryo. Kumbi ku rundi ruhande bafande bacu baje baramufata, cyangwa ukurikira unareba akantu ku kandi nyabuneka atagira akagucika. Aya basi afande umuginga ari hano imbere niho duhuriye. Wana barirukase rero bacapye mugu uzave ku bafande bacu. Barakwereka cya rudomoro cyacu n'ihene y'abandi. Rero nubwo buryo kimacinga agafilimi ko bakise The Soldier's Goat, cyangwa se ihene y'umusirikare. Ngabo rero sasa cyaje kireba inyuma ko nta n'uwagikurikiye. Wana kiraza kipusika hano ku ruhande gikureho agatelefone. Rero sinzi ngo ninde yahamagaye, kumbi hari uwazaga Muhoza Patrick wacu aragikomanga. Niko yemwe kano gahene se kari ku isoko ra? Niko oya ntago iri ku isoko tokasha vimbere. None se wambwiye sha nimba kari ku isoko? We nakubwiye ngo ikisha. Ngavo Muhoza Patrick wacu baramuraburije arigendera. Wana ntabyumva neza uriya muginga akambwira nabira. Muhoza Patrick wacu ntabyumva neza rwose, yarikomereje nk'abandi bajama bose. Ngabo rero sasa yaramancinze arigendera. Muhoza Patrick wacu nta stress bashaka kwiteza. Barakwereka rero abafande bacu bageze hano rwose bananiwe, ntibabyumva neza uburyo ihene yabo bayibuze. Wana bageze hano fande wacu arongera yifata mu mayunguyungu. Wana ubu koko ihene turayibuze kweri. Wana kumba ku kanya ya Muhoza Patrick rero sasa cyabanyuzeho. We samahane kidogo petit frere. Ati rero sasa nta muginga muhuye afite agahene gato sha. Agahene gato. Ngabo rero sasa umuginga ndamubonye ari hariya hirya. Ngo ngwiki ari hano hirya nimuze nge kumubereka. Ngabo rero sasa cya Muhoza Patrick kitagifata abafande kijya kubereka ngo ufite ihene ari hehe. Rero sasa wana bahise batangira gucapa mugu muri ubwo buryo. Ubwo rero nawe urabyumva afande namufata aramufata, cyangwa ukurikira unarebe afande naho imbere umugingari. Wana baraje muri buno buryo. Rero sasa mugende gake mubereke. Ngabo rero sasa wana murunguruke murebe hariya hirya, kuko bitegereje hakurya babonye umuginga. Wana afande agiye kujyayo. Buretse gato afa ntugahubuke rwose. Ati rero sasa wowe wakubonye yahita afumya amakirukanka. Ati siko bimeze. Ati ahubwo wowe makashi uri kumva ngende ngeyo mubafatire muze mu mudake vizuri sana kandi biboroheye. Ati siko bimeze. Amafaranga nayo reka nze nyaguheja ugende udukorera ferisha. Wana afande wacu nawe nta kindi yakoze mu mufuka rwose yitonze akurayo urukashi atangira kubarira Muhoza Patrick wacu mani. Ngabo rero sasa ukurikira unarebe, ari nako nkubwira ngo ukore subscribe nyaboneka kuko ari ingenzi cyane. Wana afande rero nta kindi yakoze, yahereje kino cya Muhoza Patrick cyacu kirayabara gake kibona ni muzuri sana. Sasa rero mwebwe nimugume hano. Ati siko bimeze kandi munigire inyuma mupora. Wana nanjye reka njye gukora feri. Cyaragiye rero kijya gukora feri. Rero sasa urave kubiyi duniya kirerekera abafande bacu basigara hano. Gusa kino cyaraje rero sasa cya Muhoza Patrick. We igirayo sha. We tuza nkubwire mwana. Ati rero sasa wowe vama amafaranga ngo nkudake. Ati siko bimeze, reba hano rero reka duhurize hamwe ubundi tugira akantu twikorera. Sana tureba ayo mafaranga sha. Kino kireba amafaranga bamuhaye. Nuko bimeze. Kumva uko bavuga biriya abangaba baracyategereje hano. Hana ukurikira unarebe umuginga katinzira. Umuginga igihe yagendeye ko yatinze
abafande baza kureba ngo bimeze gute, bafande bacu bitegereje hakurya bakubiswe n'inkuba, kumba batipe bahise bakarenga batwara ihene n'amafaranga. Wana bafande rero nta kindi cyababayeho, barebye hejuru y'imifuka y'ishati. Wana n'aka gafilimi kacu kagera ku musozo, gusa nyabuneka mwirinde kwiba kuko nta keza kabyo. Abo twabanye rero reka mbabwire ngo ciao ciao.